ariko rero rwose sinzi muri iyi minsi yo nkubonye mbona umeze nk'umuntu uteye imbere vuba rwose. Niko bikwiriye kugenda ese ko dukora twabuzwa n'icyo gutera imbere. Urumva hari umushinga mfite nyine hano hakurya dore y'ibiyaga bigari wo gucuruza intuze ya mavuta nyine bakoresha udukingirizo yo mu dukingirizo ya mavuta buriya ngo atuma umuntu agira ubushake bwinshi cyane. Aho ngaho naguciye mu ijambo ubwo se wabyizeho neza ubona havamo akantu gafatikara. Akantu ko karimo rwose, akantu ko karimo kabisa kuko urumva nyine nimba ku munsi abantu nyine bwira umuntu abishatse n'inshuro nk'icyatanu sibyo. Yego ndakumva kabisa. Ari amavuta nyine atuma uyisize ayasiga mugenzi we, urumva nyine bagahita nyine bashaka kuburyo nyine bakinjiranamo umwe ku wundi. Ubwo rero nkasanga ni business yazanteza imbere ariko no mu gihe kizaza barimo na plan yo kuzancuruza n'amaraso y'abantu buriya asigaye agira isoko bwose. Ubwo se ako kantu kawe uri sawa byumva. Ikibazo cyane ni kimwe no gutekereza nyine nk'umuntu uteye imbere vuba rwose. Buriya rero Kavumbi sibyo ndakumva cyane. Urabona uri umuntu w'inshuti yanjye kandi nyine urebye muri no rugendo rwo gutera imbere turimo turafata ndabyumva rwose. Buriya nyine ndagushimira ako ka business wizeho neza ko gucuruza amavuta yo mu dukingirizo ni sawa. Yego rwose yego ni sawa ndanagushyigikiye ndetse biranungura pe kuko urebye nyine muri kino gihe usanga ariko kantu gakenerwa cyane n'abantu. Usanga wenda abantu ngiye bajya bansanga ku ishatsiye hari aho ncururiza bakambuza tudukingirizo turenga kugira ngo twashize. Ubwo rero urumva iyo ni business nziza waba winjiyemo kagiye nahura n'igihe ukora ariko byifashe kandi yakubyara amafaranga mu buryo bufatika. So ubwo rero ndumva wenda niba hari nk'ikintu nagufasha business yawe nanjye mukomere cyane yuko yihuruza bitebye. nanjye ndajya mbabwire mu bintu by'imishinga nanjye ndabizi cyane. Mfite uruganda ari muri Amerika muragiye mfite uruganda rukora ibintu ngibyo ugize nawe wambyaha kurangira buriya nawe icyo ufite watubwira tukajya twara ikuntu byagenda rwose. Sinzi nimba niko kabobo we kuri muranka bakawo mu mifuka bimeze bite. ari ngiye kwitiza uga telefone ariko rwose hari telefone maze iminsi naraguse rwose. Sinzi nimba nitije ku mayinite dore ako ibindi byo nitije ku mayinite ibindi byo ntabwo tuba ku mihanda tugenda twiba abantu twifatiye bose mu mihanda. Urumva ya business yo gucuruza amaraso y'abantu kandi kiba ko gifite amaraso menshi cyane rwose. Ko byaje urumva kirimo gifite amaraso kabisa kirajya kabisa nyine none ngo cyafamo amaraso no kugabanyiriza ibisambo ku muhanda nyine ngo kijyana andi bakakincinjira umfasha tukijyane tukizamukane ni hano kuntuze cyane no atakoze gushaka tukijyane ako mva muri sembe turamo we musanze ejo bamukinze akose esa kavu ahantu ko nahazi urumva nyine ahanga amafunguye vuba hahandi bari bamaze kumenya hungu rwose. Basore ngaho mukora akazi mukora akazi basore mukora akazi twigendere ngo basigare babikemura. Ntabwo se turanyura hanga cyangwa turanyura kumeze ko uca guca tugende. Wowe mukora akazi vuba neza cyane rwose ni